guhaye ikaze kandi ndagushuje wowe tugiye kuba twabana muri iki kiganiro. Nizere ko rwose wagize umunsi mwiza cyane, nizere ko rwose abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports bakomeje kuba bakihanganira intsinzwi rwose yabayeho ejo. N'utuereri dutoya tw'abasifuzi bagiye bagira, niyo mpamvu rwose nje kuba namara impungenge, nje kuba nababwira inkuru igezweho aka kanya kuri uyu mugoroba. Rwose ikipe ya Rayon Sports yazindukiye mu nama ikomeye cyane. Ese inama yigaga ku biki? Ekipe kandi ya Rayon Sports muri iyi minsi iri kuvuga ko izakina n'ikipe ya Horoya, nibi turi buze kuba twabivugaho, ariko ingingo nyamukuru ituzanye nuko ikipe ya Rayon Sports yaba igiye kuba yarega abasifuzi basifuye umukino ku munsi w'ejo wa Super Coupe, ubwo ikipe ya Rayon Sports yatsindwaga na ikipe ya Polisi penalty 4-2. Niyo ngingo nyamukuru rwose yazindutse inavugwa mu ikipe ya Rayon Sports, kandi ndagira ngo nkubwire ko hari abakinnyi bagiye kuba bakirukanwa nyuma y'umujinya w'umuranduranzozi umuyobozi wa ikipe ya Rayon Sports Murenzi Abdallah rwose yazanye mu nama n'akatavugaga yakavuze. Tugiye kuba twakirinda cyangwa se twakibanda kuri izo ngingo ziregera kuri ebyiri, rwose tuzivugeho. Ese ikipe ya Rayon Sports iri buze kuba yajya kurega ikipe ya Polisi abasifuzi basifuye umukino ku munsi w'ejo, ese barayishinze iki? Reka tuze mu kanya gatoya cyane tubisesenguraho 5 kuri 5. Yes, ndabashimiye mwebwe rwose tugiye kuba twabana muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kigiye kuba cyakibanda ku ikipe ya Rayon Sports. Ejo byagenze bite? Ariko mbere yuko twinjira muri kiganiro neza, nyabuneka ndagusabye yandikisha hano kuri Kigali Sport rwose, kugira ngo uzajye umenya amakuru y'imikino mu ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ayandi makipe mugenda mukunda hano mu Rwanda, by'umwihariko Premier League, Rwanda Premier League niyo tuzaba turi kwibandaho cyane, ariko hazaba higanjemo ikipe ya Rayon Sports. Ndabashimiye niba warangije kuba watanga igitekerezo cyawe, subscribe yabo wamaze kuba wayishyiramo ndetse na like, ndagushimiye cyane. Imana iguha umugisha kandi Imana mukomeze kuba mwabana nayo. Mugiye kuba mwabana muri kiganiro ni Theogene Kwizera. Reka tugende n'ikiganiro cyacu. Ku munsi w'ejo nshuti bakunzi mukunda ekipe ya Rayon Sports, ndabihanganishije. Ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sports yatsindwaga umukino wayo yari guhuramo n'ikipe ya Polisi Football Club, ariko gutsindwa kwa ikipe ya Rayon Sports hari abantu bagiye bagenda babigiramo uruhare. Hari abavuzwe ko bagambaniye ikipe ya Rayon Sports ndetse n'abasifuzi muri rusange. Reka aribo tube twagarukaho. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi rwose nibwo ikipe ya Rayon Sports yazindukiraga mu nama rwose n'abakinnyi n'abayobozi bose ba ikipe ya Rayon Sports. Ni inama yagarukaga ku buryo ikipe ya Rayon Sports yitwaye ndetse bikaba biyiviriyemo kuba basohoka muri Super Coupe. Ariko ndagira ngo babwire ko inkuru nyamukuru umuyobozi wa Rayon Sports yarazanye Murenzi Abdallah. Murenzi Abdallah yakomanyije abayobozi bose, aravuga ngo nta yindi impamvu ihari, nta rundi rwitwazo tugomba kuba twarega
abasifuzi barangajwe imbere na Luis Patience bayoboye umukino w'ejo. Nureba neza amashusho, ku bantu barebye amashusho neza, hari umupira Iradukunda Eritatu yazamukanye rwose ku ruhande rw'iburyo, aza kuba yategwa n'umukinnyi wa polisi na wundi bamwita Pichu. witegereze neza iriya yari penaliti. Nicyo kintu cya mbere ikipe Rayon Sports igiye kuba yakinjirira muri Ferwafa bakabasha kuba bayirenganura rwose. Hariya yararenganye. Reba neza, wowe uze kureba neza nuko reba amashusho yawe. Hari irindi kosa rwose, ni igitego cyo ryari rivuye muri kona. Iradukunda Eritatu yazamuye kona, iragenda idumbuka mu izamu neza cyane, igwa inyuma y'umurongo irenga izamu, ariko n'ubundi bwo aba basifuzi bagomeza kuba bakirengagiza ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports yakomeje kuba yagerageza ubundi buryo birangira byanze, ariko ndagira ngo nkubwire ko ubu buryo bubiri mbanjije kuba nakubwira nibwo ikipe ya Rayon Sports igiye kuba yajyana yifashishije mu gutanga ikirego cyayo hariya muri Ferwafa, kugira ngo ikipe ya Rayon Sports ibashe kuba yarenganurwa. Mwabariye mwe muri kubona tutararenganye, ndagira ngo mwandike muri komenti mutubwira murabona tutararenganye cyangwa se n'ubundi bwo ni ikipe ya Rayon Sports ishaka urwitwazo. Ndagira ngo mukomeze mutubwire muri komenti 5-5. Umuyobozi wa ikipe ya Rayon Sports na undi Murenzi Abdallah yavugishije abayobozi bagiye batandukanye bahoze bayobora ekipe ya Rayon Sports, bagiye batandukanye rwose, bagenda bavuga ko agenda babaza ko bagomba kuba bayirega, abandi nabo bagenda bavuga ko bagomba kuba barega iyi kipe ya polisi binyuze cyangwa se bicishijwe ku basifuzi, n'ubundi bwo nibo bagomba kuba baregwa. Birumvikana Murenzi Abdallah yabajije Muvunyi Paul, abaza Uwayezu Jean Videri, agenda abaza bamwe mu bakunzi ba ikipe Rayon Sports bagiye batandukanye, bavuga ko umuti nta wundi. Uyu munsi ikirego kirarara kigeze muri Ferwafa, kugira ngo ikipe yacu ya Rayon Sports ibe yarenganurwa. Ntabwo byumvikana ko ku munsi w'ejo rwose twakuwemo na ikipe ya polisi. Ikipe ya polisi iri ku rwego ruri hasi bitashimishije rwose abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports. Reka nkubwire ko tugiye kuba twakomereza ku yindi nkuru iri kuvugwa ko hari muri bamwe mu bakunzi ba ikipe Rayon Sports, by'umwihariko abakinnyi banze kuba batsinda cyangwa se baje kuba bagambanira ekipe Rayon Sports ngo baze kuyitsindisha. Nibo tugiye kuba twagaruka, ariko mbere yuko tugenda tubagarukaho, nyemerera ukande subscribe, nyemerera rwose ushyiremo igitekerezo cyawe, nyemerera niba ukeneye rwose kuba wakamamaza igikorwa cyawe, kanda nimero ni 0727 ubundi bwo tukakwamamariza igikorwa cyawe 5 ku kandi. Reka twinjire kuri bamwe mu bakinnyi. Ntago byari byemezwa neza, ariko hari muri bamwe mu bakinnyi rwose bataha izamu rya ikipe Rayon Sports. Abantu benshi nibiri kugenda bivugwa, ntago twari twamenya niba ari byo, ariko bishobora kuba ari byo cyangwa se atari byo. Ibyo bintu birashoboka, mutaza kugenda muvuga ngo ndi kugenda mbabeshya ibiki n'ibiki. Nakuba
kubabeshya kurimo, ni ibintu biri kugenda bivugwa n'abantu bagiye batandukanye bashobora kuba bemera ekipe Rayon Sports cyangwa se bayanga. Ni umusore bita Junior Kameni. Uyu musore ni umusore rwose ikipe ya Rayon Sports imaze iminsi igenderaho ndetse akayitsindira ibitego byinshi, murambabarira, akagenda yitsindira ibitego byinshi. Ariko ku munsi w'ejo ndagira ngo mbe ndakubwira ngo uyu musore Junior Kameni ku munsi w'ejo nushaka kujya ureba ibitego yagiye hari igitego rwose yarase cyari no guha intsinzi ekipe ya Rayon Sports, awudunda hasi rwose n'umutwe yegeranye n'izamu Frieda rwose awutera hanze. Nizo mpamvu bagiye bagenderaho ku bitego ikipe ya Rayon Sports yari gutsinda binyuze kuri Junior Kameni, ariko ntabashe kuba yatsinda ibi bitego. Nibyo abantu bari kugenda bagenderaho bavuga ko uyu mukinnyi ashobora kuba ari mu bantu bagambaniye ikipe ya Rayon Sports. Na wundi mukinnyi ugiye ni Atiso Kojo. Uyu Atiso Kojo nawe yarirase ibitego byinshi, ariko njyewe ku bwanjye ndi kugenda mbona abo bakinnyi ari ukubarenganya, ntabwo warata igitego ubishaka, njye ndi ku bwanjye kabisa ndi kumva barengana aba bakinnyi. Bizakunda buriya ni intsinzi itabashije kuba yataha mu bakunzi ba ekipe Rayon Sports, dore ko n'abasifuzi bagiye bakasa ekipe Rayon Sports bikomeye cyane, bikaza kuba byatuma ekipe Rayon Sports ibasha no kuvamo. Ariko ikipe Rayon Sports ndagira ngo nkubwire ko igifite agahigo kayo, iracyagafite iminota 90 idatsinzwe imikino igera ku 10, iminota 90 kabisa. Abarayo ni mwihebe rwose, penalty nawe utavamo. So reka nkushimire, tuze kuba twabana muri bindi biganiro. Mwibutse ko mu kanya turi buze kuba twakubwira bamwe mu bakinnyi bagiye kuba basohoka mu ikipe ya Rayon Sports, kandi mwibutse ko ugomba kuba ukanda subscribe hano kuri Kigali Sport. Turabakunda cyane. Astravista cyane.